ashobora kuba ari n'umutinganyi nira ndirimbo nuza I can't lose you aba agaruka abavunga can't lose you ariko kumwe nuza nakari agakobwa kakadage babu biri nago nigize nje nyima ko nira video reste mvuga nitoka satani naratokesheje kabisa kuko nayiwereje umuntu ati I can't wait I can't lose you I can't lose you no ugashaka umuntu arimo kuvuga ngo ntabwo naguheba sinshaka kugweba nkasanga no umukobwa rero ndavuga no uyu muntu arimo gutobagiza umukobwa mugenzi we kugira ngo bigende bite koko none ndavuga ni mushiki wanje ashobora kuba ari umulesbian tu kuba the choice irimo guhangana na Yago TV show ni ibintu byiza cyane ku yandi macano byarangiye ibisamake bibiri binini ritumenyereye mu nyanja byatangiye kurumana sofa ni ikintu cyaje gikorwa ni igikorwa cyiza cyane kubera ko buriya niko kanya ko kuza gutanga umwanya shaka na bareneza byahuye none urwambikana no kuvuga ngo birimo kugaragara ko nta muntu kamara buri umwe wese yazaga akora bigakunda ubwo ubonye ibifi bibiri binini mu nyanja birimo kwatakana ubwo niko kanya kudufi duto kugira ngo twidegembye tu kuko harimo intambara mu bakuru so ubwo rero ni byiza cyane bya bintu ngenda bishima man zira bato ndazikunda kabisa ni ibintu byiza cyane ko yagwara byenje kuriya ubona nka the choice ndetse na yabona iki yatuma bahangana cyane bahangana cyane urabona ari Yago TV show irakurikirana ari na the choice live nayo irakurikirana bari competition rero umwaca kuko kunabonye ibintu byabo ntabwo ashaka kubishyira public ahubwo arimo kujombana ibikwasi inyuma mu bikari muri inbox sibyo umwaci inbox bati ngerega ndabarenze mwabagabo mwe abana bagaca mukaterega natwe ura turakurenze so rero niho arimo kugenda haza mu tuntu twose urumva Philipita na Irene muri ndabizi ni imandwa za industry turabizi twese so kuva ari imandwa rero za industry bagomba guhangana na Yago kuko na Yago nayo ntabwo yoroshye muri iki kibuga bose bameze neza nje nabagira inama ahubwo nibiyunga turaserera ndeka mbatize umurindi nimushyiramo akagufu mwabagabo special news refresh mind ngo ukora iki kugira ngo mvure uhuze mu mutwe hano kuri kamera mu mujama wifunze ukuntu sinzi marinette menshi bari umusuderi ntago mbizi neza ayisaseka cyane mwise umusuderi umusa WhatsApp it's been long time with Special TV iminsi ari baye myinshi ariko ndacyari wa wundi ngo mwamikazi w'isi ijuru nibyo bakubeshya nuko inange ndagushaka niyo mpamvu ngutaka makari uncira icyaka nari ntangiye kwaka maze babahita zituwa muri maka batubonye vuba niyo tuzi muri ya myaka ciringa dusangira imbuto wibuka ibyacu kuva mu buto imuwe wigirira ikinyabupfura wigirira urukundo wigirira ukwanga yakunda nde mwamikazi w'isi kuri uyu mubumbura bimerita ndamutse mwambitse impeta sinarogerita niwongeraho nkagotwa unkorera umunsi bikandenga nkabiri icyo bikancanga mbabaye ntuzigera umunga uramutse nayo nabona agira gahunda nakwisekanye na nkwita karabo nakugenyeje n'iby'agaciro kuri iyi si ndavuga diamant na feza na zahabu ntiwaje kubyumva reka nkwite rugabisha birenge kumba nayo ukwiriye come on atwirira imbuto no kwirira imbuto urubuto zanyu so zarire muri Edeni bikarangira mwe muzikura he no kwibuka nyine ibyacu kuva mu buto se ntubizeho kujyanye kuva mu buto yes ni Emapola musazwe mumenyere neza no musesenguzi no mwartiste reko no tugiye kongera kubana ariko tugiye kubana mu bice bitandukanye araza kugira umwanya wo kutubwira ku kigendanye na karere we ya muzika muri rusange ariko reka tugaruke ku bigenda bira trending cyane turi no 22 ni iminsi 10 ni itarenga 15 ya mbere bwo n'ibyumweru bya mbere by'ukwezi kwa mbere hari ibintu byinshi byagiye bira trending cyane hari abantu batangiye neza hari abatangiye nabo umwaka cyane nk'abantu hino mihanda tutoreraho umugani wa ntuza ati imihanda motorera shara umusa kombo ndiko niri kunyerera cyane bamwe amacame yavuye abandi byagenze bite birasakuza cyane Emapola ubikurikirana nkawe bihagaze bituye umunsi ndabibona ariko nubundi nabikubwiye wibuka neza ko mu gihe cyashize ubwo duherukana we ni wa mugabo we birebera hariya wicecekere nta gahora gahanze ibyo bintu nabikubwiye none byarangiye ibisamake bibiri binini ritumenyereye mu nyanja byatangiye kurumana
sofa ni ikintu cya gikorwa ni igikorwa cyiza cyane kubera ko buriya niko kanya ko kuza gutanga umwanya shaka na barene byahuye none urwambikana ni ukuvuga ngo birimo kugaragara ko nta muntu kamara buri umwe wese yaza agakora bigakunda ubwo wabonye ibifi bibiri binini mu nyanja birimo kwatakana ubwo niko kanya kudufi duto kugira ngo twidegembye tu kuko harimo intambara mu bakuru so ubwo rero ni byiza cyane biriya bintu ngenda bishima mana ziriya bato ndazikunda kabisa ubundi ngo hakirana banganye ikihari sha ubundi baba bigiza nkana niyo baba barenganye ingufu ariko hagomba kuvamo nyine usigara tu Sitana tuza kugaruka cyane chano yago yavuyeho nabonye chano ya film buri iriya chano ni ibintu byiza cyane ko yago yarabyenje kuriya kuko amakuru mfite nuko yago yabaye yihisha ahantu yago yarayihishingwe yabaye yihisha kugira ngo batazayivanaho burundu so ni ibintu byiza cyane yago TV show izagaruka ariko ku rundi ruhande kuba The Choice irimo guhangana na yago TV show ni ibintu byiza cyane ku yandi macano ni ibintu biri official ariko yago TV show iri guhangana na The Choice njye nabonye kuri status y'umuntu aho yago nyine yararimo gusera na Phil Peter bavuga ati wangenzeho from back in days wivugishwa ngo urarenze ati ntacyo urenze ati niyo nakora indi cano naza nkabarenga n'ubundi so urumva rero aho ngaho mwahantu harimo kandi kantu nako keza nahise mvuga niba banze bashwane babanze batemagurane niba birangiza natwe tuzaba turimo kudepasa nimukora umunwa man mubanze mushwane natwe tuzaba tudepasa twirukanka uza abantu bari abagabo bagiye babanira ariko ni ukuvuga ngo nta muntu mubi wo kuba utakigiraho nta n'umwiza wo kuba wakizera sibyo hari abantu bagiye bafasha kudeshapu ni byiza ariko hari nabo bakatiye nanjye ndimo ninde gukatiye hagati yarawubanye ari na yago nabonye adashaka kunyumva so rero yago TV show reka nkamene ivuyeho nta bihombo kuri njyewe The Choice live ihagaze nta gihombo kuri njye gusa icyaba cyiza kuba abanyarwanda bakunze cyane audience bakeneye cyane sibyo bagaruke bave muri utwo dutiko bakomeze bakora nyine bakora ibyo Rwanda rukeneye ariko ni ikintu cyiza ko ibifi buriya byatangiye reka buriya mimi nakubwiye ngo bizamenyekana byatangiye kugaragara yuko muri industry harimo inda nini niba abandi basangiye ubusa batangiye kwitana ibisambo akose ngo nk'abantu bakurikirana ibintu hafi mbona nka The Choice ndetse na yabona iki yatuma bahangana cyane bahangana cyane urabona ari yago TV show irakurikirana ari na The Choice live nayo irakurikirana bari competition rero umwaca kuko kunabonye ibintu byabo ntabwo ashaka kubishyira public ahubwo barimo kujombana ibikwasi inyuma mu bikari muri inbox sibyo umwaci inbox bati ngerega ndabarenze mwabagabo mwe abana bagaca mukaterega natwe ura turakurenze so rero niho arimo kugenda haza mu tuntu twose urumva Phil Peter na Irene muri ndabizi ni imandwa za industry turabizi twese so kuva ari imandwa rero za industry bagomba guhangana na yago kwa na yago nayo ntabwo yoroshye muri iki kibuga bose bameze neza nje nabagira inama ahubwo nibiyunga turaserera ndeka mbatize umurindi nimushyiramo akagufu mwabagabo mushwane rwose wenda n'izindi channel bari batsikamezanga kuzamuka zebone yaho zizamuke nibyo that's good right hari ibintu byinshi byagiye biratoneka cyane mu ntangiriro z'umwaka kuri 2022 ntabwo twakwibagiza saga ya Ariel Wayz na Kizigenza mu bantu bakurikirana muzika bya hafi n'ubundi bariya tubana nyine turi mu kibuga kimwe turazanye ariko n'ubundi bari baratubeshyaga ntabwo bakundanaga man ntabwo bakundanaga no kuri twabwirwa n'iki ko batakundanaga cyangwa twabwirwa n'iki emi biriya bintu ngiye kubona bibonye no gutizanya umurindi bariya abagabo batize uriya mugabo n'uriya mugore batizanyaga umurindi man kuko ugereranyije nta ngingo bagaragaje bapfuye igaragara nta kintu bapfuye kigaragara rwose ubwo rero n'undi ntabwo bakundanaga n'undi ahubwo biriya bintu baje nyine bisomeshwa nyine bakajya kuri social media bakerekana ko barimo gusomana sibyo ariko mu rwego rwo kugira ngo bapushinga ibintu byabo nyine bakora ayo mahiti nta rukundo ntaro indirimbo 10 days ya Ariel Wayz arayirebye iri ari kumwe nese arebye hari amahita bira asoye muri iyi minsi hari ari harimo umuzungu kazurimo bagitinga nabonye abanyarwanda benshi baravuze ngo ira ntago nayo umwanya ahubwo iyo nahaye umwanya
yaje gutuma mbona ko Ariel Wayz ashobora kuba ari n'umutinganyi nira ndirimbo nuza I can't lose you aba agaruka abavunga can't lose you ari kumwe na nuza na kare agakobwa kakadage babu biri nago nigize nje nyima ko nira video reste mvuga ni toka satani naratokesheje kabisa kuko nayiwereje umuntu ati I can't lose you no ugashaka umuntu arimo kuvuga ngo ntabwo naguheba sinshaka kugweba nkasanga no umukobwa rero ndavuga no uyu muntu arimo gutobagiza umukobwa mugenzi we kugira ngo bigende bite koko none se mvuga ni mushiki wanjye ashobora kuba wari ari umulesbian tu ashobora kuba byaraciyemo tu ako ngako ni kamwe ku ruhande rumwe ako se umuntu ashobora kuba ati ese ntiyaba ari nyogoye kugira ngo arusheho kwigarura kino nyogo ntagarega nase ngo nzavanemo ikabutura urumva neza cyangwa ipantaro ngende nambaye boxer nzamuka inyamirambo kuri 40 kugira ngo ngaragaze nanjye inyogo yanjye mani erega byakunda mani ntabwo uriya mukobwa ikigaragara cyo ni kimwe wa mukobwa mva nkubwire ibyo bintu bivemo bireke ni bibi nutabivamo rubanda nyamwinshi babona ko uri umutinganyi kandi urabujaja se niyo nama mugire mani ashobora kuba ari umutinganyi ashobora kuba kuko ntabwo nga I don't wanna lose you ntabwo nshaka kukubura ndibaza kuntu ngewe ndaza gutera imitoma y'imingo sinshaka kukubura kahoda erega bari no mu buriri cyamaye narumiwe reka tugaruke nabwira buratse gato kugira ngo tumuveho ikintu nabwira Ariel Wayz wa mukobwa we umusazi yari yasaza ari rukagenda kubita umutwe ku giti ariyumvira ati nyamara ibintu twikora bizadushiramo naho ibyo bintu byashobora kuzakuvamo ne bizarangira tu reka tugaruke inyuma gatoya byono twibande kuri kariyeri yawe ya muzika Mapara nk'umwe mu bahanzi ntabwo nakwita ko ni mushyashya muri industry ariko nawe ntabwo izina ryawe riri hejuru nk'amazina yatangiye cyane uvuga ngo urakiyubaka kwa akarore izina nkoresha aho uvuze ni iyo wise umuhanzi ngo uri mu upcoming bigoranye cyane ariko urebye none aha ngaha 2022 muzika nyarwanda iri mu iheshusho kuri wowe nk'umuhanzi unawe ukora muzika muri rusanzwe muzika nyarwanda by the way yarimaje kujya ku rwego rwiza ariko bitewe ko hatangiye kuzamo izi ntambara za hato na hato zaba mwe muri mu bitwa ko ari bakuru muzika nyarwanda igiye kongera gusubira hasi n'intanga urugero turahera ku bantu bari badufatiye runini batangiye gushwana sibyo ko bari n'abanyamakuru ba entertainment nakubwiye nigize kukubwira ni ibi bintu byo mu Rwanda benshi tubatubeshyane ati Mapara urambeye ni nyamara bizagenda bigaragara ariko ndakeka ko ibyinshi utangiye kugenda bibona mu minsi ashize nigize kuvugana na Bulldog turaganira ndavuga nitwaye Mapara ndi umuraperi nyarwanda I'm a fan from back in days byakunda ko twahura tukaganira yarambwiye ati no ati niba ushaka ko tuganira vuga ahubwo nkweze price y'igiciro nkoreho collab nkwe collab ndavuga yako reka nkubwiye my friend nanjye ndi umusaza muri ibi bintu urumva nanjye ndi umusaza muri ibi bintu none ubwo ndi umusaza muri ibi bintu ndakumenyesha ko niyo nakora twakora indirimbo 5 zose nta rukundo dufitanye nta mpano dufitanye nta ndirimbo yavamo ingibe hit saryo gusaba urukundo Bulldog gusaba urukundo ntabwo nyina musabye urukundo ubu friend ubushuti y'ikivandimwe nkuko nge nawe turi abavandimwe nge na cameraman turi abavandimwe sibyo nibyo ngibyo namugaga nawe ndamusaba urukundo se mani katari umukobwa ngo ndamutereta urundi rukundo se bwoko ki ni urukundo rwa kivandimwe it's okay aho yambona akavuga ati kabisa uriya ni umuntu wanjye ni umuci wanjye abwi niba bitari byagenda muri iyo nzira nta kintu yakora baza kumfasha birangira Double G anyetse ko tutahuza ndibaza niba Double G umunsi atarimo kubyiruka ahubwo ari mu gusaza arumva azahora ari hit maniga uzahora uri hit
agahora gahanze ntako, ahubwo nuko abantu ifemu turimo kwitwaramo nabi tukibagirwa ikiminsi hatse. Kugeza uyu munsi wa none birimo kugorana kuba waba uri umuhanzi mutoya sibyo wajya gutigita umuhanzi mukuru ngo muganire mubonane muvugane, biragoye. Abatipe rwose YouTube ngo yaragakemuye ngo n'ubundi bazajya bacururiza YouTube, urumva neza ntabwo bagikeneye nyine kuvugana n'abakizamuka, ntabwo bigikunda. Urumva neza ibyo ni ibintu ndimo kubona ko muri 2022 abo bakuru bacu mu muziki nibadashyira baro hasi nabyo ni ibintu bizasubiza uruganda rwa muzika hasi. Itangazamakuru bye byatangiye kuba neza, ariko itangazamakuru mugerageze mwiyunge, murapfa ubusa, mwipfa views man, murapfa ubusa, mugaruke mwiyunge, mufashe urubyiruko nyine tu ruzamuka. Umwana ukizamuka avuga ati kabisa ya runaka aramfasha we proud. Ariko sinzi niba umuntu uri muri stress nkazire uri mukona za Yago na The Choice, urumva neza uri mu kubona niba hari icyo ntandi urivugira ku musozi ubusa, sinzi niba inkundura yabyo bizasigara amahoro. Ubu ngubu ngo The Choice nayo iri acana yabo iri muri fine y'iminsi 7, ntabwo yemera kwa uploading ikindi kiganiro iminsi 7 itarashira, baba kwise fine sibyo, isaha ku isaha nabo bahita babata mu bihano. Sibwo urumva nta hantu umuziki uherereye man, gusa ntabwo ducika intege turakora, ariko ntabwo nava ku muziki nyarwanda urimo kuboostinga ku rwego rwo hejuru cyane. None ikindi kinababaje uvanyemo The Ben na Meddy, uvanyemo The Ben nande na Meddy, abandi twese maniga ikintu nababwiye ni kimwe, urazwi muri Kigali nanjye mu gace kanjye ndimo ndazwi kandi mfite audience nkurikira sibyo, urazwi cyangwa ugu nanjye aho ndi ndazwi, abandi twese turamaranira ubusa man. Uzi ko urimo kujya hanze y'u Rwanda sibyo, wabwiye umuntu ati papa cyangwa uramuzi ati rakaraka ntawe nzi, ati papa cyangwa se ni muntu ki, kandi kunsutsu yaragakoze muri corona, kunsutsu yaragakoze rwose, wineza imbere yaragakoze. So urumva ibintu turimo gupfa. Namwe mu bihugu byo hanze, reka mbivuge, reka nkamene kunguko, reka mena yamagi, namwe mu bihugu byo hanze muri underground hasi, muri underground. So mureke dufashe nye tureko twa boostinga ku rwego mpuzamahanga, uvanye mu The Ben na Meddy, abandi bose turishakisha maniga. Yes bo, Emapura ngira ngo dukubita tubangura cyane tugana ku musozo. Muzika ihagaze gute nize ngamba winjiranye 2020? Mfite indimo nshyashya sinzi niba utarayibonye. Ku itariki ya mbere natanze ubunane, video nziza cyane, audio nziza cyane, ni sana mutima, ureke bya biri byakunsutse ngo ni sana mutima, ni indimbo twa nzatabarwa, umbabarize kuza kuyipininga hasi iki kiganiro kugira ngo abantu bayibone. Ni indimbo nziza yamvunye, nitujya muri detail y'amafaranga nayitanzeho uramutse ubimbajije ntabwo nakubwira, narahebye man. Hari abantu umugani miseke indirimbo yawe gutwa amafaranga menshi ni nkangahe ko kumuvane? 600. 600 ni amafaranga atari menshi cyane, kandi tujya tubona hari abantu ngo bakoze indirimbo za France. Ni ku rwego rwabo, ariko ikibazo cyo nuko ku muntu nkanjye ukishakisha 600 n'amafaranga atari make y'amani. Erega amafaranga yose wasimbutse igice warenze igice cya miliyoni uba wakoze mani. 600 kabisa yagendeyeho byose birarangira. Twitega iki kindi nyuma y'indirimbo waduhaye? Rugabisha birenge iraje vuba cyane pa. Rugabisha birenge kabisa, umwana wo mu Buganza. Buganza kabisa, Buganza Empire. Rugabisha birenge yo muyitege iraje, nzatabarwa abanyarwandakazi mu ntiza amatwi. Nisa na mutima koko, nisa na mutima, handi nzambwira umuntu ati niba ufite agafoto kanje nayo turi kumwe kabike neza, niko kazagufasha kwemeza Rwanda ko twatuziranye. Nimero yanjye nayo yishyire kuri email, ni uzajya umamagara ngo mfite felicitation musaza, inyenyeri yanjye irimo kwaka, kwezi kwanjye kugiye kubandura, mfite icyizere ngiye gutabarwa. Nibyo nerekana ikiganiro twagiranye ambasha none nubizi se mu minsi za uzajya uvuga ati Emapura uretse gusa ko dore rubanda tugira amatiku tugiye no kwibagirwa, ntabwo nakibagirwa ko uri umwe mu bantu bakomeje kugenda kuri tara yanjye na kariyeri yanjye kabisa. Uri umwe mu bantu bakomeje bavuga ati Emapura ntuzacika intege, imyandikire yawe uracyari content, ntabwo urasimbuka content, uracyabirimo.
hangana nabyo fondasiyo iragora niyo mpamvu ugomba kuyitindaho so far rero ndamutse mpinduriye ubuzima byakugeraho nawe byamenyekana koko nshonje mishobo ariko nubwo turimo dusoza reka ngire ku kantu gatoya ama rebels ya muzika mu Rwanda ndetse na groupe za muzika mu Rwanda se rebels zimo niziye koko rebels zo mu Rwanda niziye ari zo wabuze wibuka cyaje turi hahandi dukwa cya kiganiro nkubwiye ni mu Rwanda nta rebels zirimo ndimo guhangana na hanuza nura munyamakuru ari wamuje nawe ambwira ngo reba demening ije gusinyisha ngo bande nabandi yasinyishije bande harabo wabonye yagiye kanyombere basigaye bakina komedi niyagiye muri credit ndongera ndamubwira ni Rocky na Papa Cyangwe nta minsi mbona ejo bundi ngiye kwara amanoga gatwiko katinjiza ngo ndakarambiwe ahubwo kari kera ndaza kuri amapora ekegurinsi ndaza kuzashyiraho Prophet kuko ntabyo navuze biteye byagaragara navuze ni Papa Cyangwe na Rocky bazapfa ubusa vuba cyane kandi uwo munyamakuru yanyumvishaga kuntu cyo koza wewe wajya ngo nawe ureba kure wirinze kubyinjiramo yanyumvishaga kuntu ngo Rosette entertainment ngo ari rebo y'ikintu byose ndabugindisha wa mugabo we ko maze imyaka myinshi ku isi nubwo gateye myinshi cyane kagahora gahanze nakabuze rebo mu Rwanda ubona isere ni iyi ntayo nsimbutse gatoya amagurupe se yambazagaho nta gurupe zihari ntazo pe ntazo ubu se mvuga izihe mvuga ko TV yavuze ngo yagarutse tukaba twayibuze mvuga iyize yego desemu cyo koza nzakanoza ngendo subwo baracyafite urugamba rwinshi rwo gukora kugira ngo byongere bimenyekane urumva neza icyo nabwira bakuru banje ndagaruka kuri Bulldog komerukana nawe je atarapfa ndagaruka kuri Bulldog ndagaruka kuri Gurindipi ndagaruka kuri Pifra ndagaruka kuri Fireman abo bantu nibo basigaye mu itsinda bahuze bagize itsinda bitatafu gang ngewe ubwanjye nigeze kwibonera ikiganiro Gurindipi avuga ngo mu bantu batuma tavuga ngo idasubirana je Paul bijyamo uruhare ati umukire amenamo ifungo je yarishyikira agahita rigita umukire yamenamo ifungo je yarishyikira agahita rigita so ntabwo natinya kubivuga je Paul yarapfuye sibyo ni ubwo se yari inkomyira ni yari inkomyi yatuma gatavuga ngo idasubirana nese mwabagabo ko je Paul yapfuye akaba ari yari inkomyi yatuma gatavuga ngo idasubirana muri hehe ameza naciyeho umusaza atashye kari sagiye kuba ni I mean nane man ameza naciyeho je Paul acishe ne kari menshi mwakihuje nimwihuze muve muri izo za muzadukumbura nimwihuze mugarure Tafu Gang muzi bice cyo nyine abanyarwanda bongere babone kuko bamwe bati je Paul ni ubizambya ibikini bikizumva ukumva ugasanga icyo bakimure ku muntu sibyo none inkomyi yaragiye ese niki gituma Tafu Gang idasubirana k'abanyarwanda babakundaga Christian zona neza reka tugushimire ko no munsi waje kwitabira mu kigano cyacu ni special TV ni special nice refresh mind ngende umungwanyu ni Emi twari batwongere tuzabana n'ubutaha nashisha na comment ubundi murabagacira ko twebwe kabisa umuntu utarakora subscribe kuri special TV menya ngo warasinzire waranarangaye nyarukiraho urebe icyo umukabwira amatorero genda ujye kuri Emapora official urebe iyo ndirimbo cyo mbaruze kwipininga urebe iyo ndirimbo urumva neza nisa na mutima hari indirimbo nyinshi ari umura mu maso wagiye utansezeye ubikora ute indirimbo nyinshi kandi zifite content abisi ya none ni indirimbo nyinshi ziriho jya urebe no ko subscribe niba ukeneye kumenya amakuru